Imana icyubahiro. Imana yambwiye ngo Mose, n'icyo ufite mu ntoki reka nkubwize ukuri, ibyo ufite n'ibyo Imana igiye gukoresha. Abantu badafite ibyo bafite ntacyo bafite nyine. Baza mugezi ngo ufite iki? Ufite iki? Umuntu aba murokore ntagiye na Bibiliya. Umuntu aba murokore ntagiye n'igitabo kindi. Ufite iki? Ngurase ufite iki? Imana igiye gukoresha ibyo ufite. Ibyo wabonaga ntacyo bikugejejeho, waramaze igihe ntacyo, ariko Imana irambwiye ngo igiye gukoresha ibyo ufite. Niba ntacyo ufite ntacyo ufite, ariko Imana igiye gukoresha ibyo ufite. Mungu asifiwe. Ubutarize ubwena no kukubura. Ubutarize ubwena no gukwa amase. Ubutarize ubure no gutera imboga za zindi akarima k'igikoni. Ubutarize ubure no kumenya gusuka. Ubutarize uwe no kumenya kudoda udushare muratuzi. Nushaka ube warize, ariko ndakubwiza ukuri, Imana igiye gukoresha icumaranye iminsi ugendana kitari gifite ubushobozi, wabonaga nta kintu kimaze. Bwira mugenzi wangu, icyo kintu umaranye iminsi ukoresha ukabona nta musaruro, Imana igivuganye nawe nikigiye gukoresha mu izina rya Yesu. Inkoni yaramaze iminsi ayigendana, ayicyamuza amatungo, ariko Imana ngo yirambike hasi Mose, ngo yirambitse hasi ngo ihinduke inzoka. Mose ngo aratinya yegerayo. Imana ngo fatiyo iyo nzoka, ngo afashe iyo nzoka ngo ihinduke inkoni. Aravuga ati ndatangaye namanankanda iyo nkubonye. Haleluya, Imana ishimwe. Mu mutima we yumva aravuga ati ariko se ibi ngibi n'abakonikoni bo kwa Farawo bashobora kubikora? Imana irabimenya ngo Mose, iramya ngo Mose we, nibyo utekereza, fata ikiganza cyawe ushyize inkoni hasi, nurangiza ugishyire hehe? Mu gatuza. Agishyize mu gatuza gihinduka ibibembe, agikuyemo aravuga ati dore ndabembye. Imana ngo hoya, fata ikiganza cyawe gisubize hehe? Mu gatuza, kigarure gihinduka kizima. Imana yamubwiye ngo rero Farawo natemezwa n'igitangaza cya mbere, ngo azemezwa n'igitangaza cya kabiri. Imana yacu nishimwe. Ndumva Imana imbwira ngo hari abagiye kwemera ko twahuye n'Imana. Nibyo koko warize ufite masters, nibyo ufite doctora, nibyo koko warize uzi utuzi twishi cyane dutandukanye, ariko hasigaye guhura n'Imana. Haleluya. Ayo mashuri nkurangire mushuti wanje, mwene data uri muri Amerika, uri mu Bwongereza, Australia n'ahandi, uri i Burayi, kugera muri icyo gihugu ntacyo byakumarira utahuye n'Imana. Haleluya. Amashuri yafite, imirimo urayifite, uzi no guhanga rwose, yuvuze abantu barakumva, ariko igikenewe ni uguhura n'Imana. Biramugeze ngo Mose yari yarize amashuri ahenze ko hariya kwa Farawo, yigishwa n'umwana wa Farawo, ariko icyari gikenewe ni uguhura n'Imana. Reka nkubarire mwene data, amashuri wayaruhana, ibikorwa wabiruhana, amazu meza wayaruhana, etaje waziruhana, igisubizo ni uguhura n'Imana. Ariko uhaguruka ugatera haleluya.
Mungu asifiwe.